akira genda turabizi byanyu Sheri mbona ndi umunyamahirwe cyane kubera iki mba numva ntandi mahirwe nzigira mbona ubuzima nko kuko nawe ntugakabye twareka nikagusiga kuko nanjye bigiye nibutse kuri wanjye binyibagize ibibazo byose mba mfite what umwana nkawagira ibibazo no gusa nyine buriya urebye hari ukuntu umuntu aba yibutse amateka bigatuma agira ibyo bibazo swite ati haba hari amateka mabi wagize ukaba utarambwiye se sheri nyine urebye ako nanjye Sheri no kumisha ntabwo ari byiza nta nubwo byanyubaka but if you want to take it like a secret no problem ngo babonye ari cyo cyagufasha shasheri birakara pe nta kintu nguhishe kurabizi as you know buri kimwe cyose mbazi ndakubwira ubwo urumva rero ikintu ntakubwiye ubwo ntacyo nta n'igihari aya dia ngenda ndabibona rwose oya dia uko niko kuri mwibwiriye ahubwo reka twigendere okay sana ari tugende Nose ibyo nakubwiraga ameze neza gusa tuburanyeho sha biherukana igihunza nirarina nubwo byarangiye ngize amasoni tu se wa mugani amaherezo yawe narina n'ukuntu mukunda ukaba uri feyo kubimubwira ubona ari ayahemwe sha umubwiza ukuri ikibazo mfite ni kimwe nuko uko iminsi igenda ishira ngenda ndushaho kuba deep in love kandi Rina ndamukunda cyane tu sinzi uko nabigenza bati naho ngomba gutinyuka Rina nkabimubwira kuko ndamukunda cyane cyane courage tu Rina, how do you feel? I feel okay. Nezitese. Cyane neza tonare. Kuko kutapishanisha imyitwa uri kugaragaza muri iyi minsi. Nitayi warariretse. Ya, ndabizi ko bose batabyakira kimwe. Ariko ngomba guhinduka. Ega n'ubundi impinduka zawe ni nziza cyane komerezaho. Ariko n'ubundi nta nyungu zari mu byo wakoraga tu. Shasa warakoze cyane. Nawe warakoze. dia nari mukumbuye cyane nitwe dia nanjye nawe mukumbuye gusa ntabwo nishimira na gato imyitwarire yo gukomeza gukora hagati yanjye yes ibyo ntabwo byantunga gusa dia ndagira ngo urabizi neza rene twamenyanye kera turagera hano so ntabwo I don't know niba nareka kugira inshuti ni inshuti yanjye sinzi rero icyo nakora kindi kirenze ku byo dukora gusa by the way ngiye kugabanya imikoranire yanjye nawe basi ariko Arene is like friend oya ntabwo mubujije inshuti zawe cyangwa ngo uzireke ariko ubona Arene ntabwo mbashyira mu kintu ariko se bwe urumva igihe gishize Arene turi inshuti ntandukare nawe
kubera wowe nawe nyine urumva ko nabyakira gute byakumvikana gute ntabwo mubwiye ngo mutandukane ariko se nizere ko ubucuti bwanyu ari ubucuti busanzwe. nakubwiye ngo nukomeza kumva amabwire sinzi ko uzigera ugiye umutuzo mu buzima bwawe gusa ukuri njye nakubwira uzati I love you so much kandi sinteze na rimwe kuzigera nkubangikanya n'abandi ubuzima bwanjye bwose ni wowe kandi musezeranyije ko uzigera nkubangikanya. I love you. Thank you, my love. Nanjye musezeranyije kutazagumukira kandi I love you so much. No, thank you. ndetse numva ukuntu umutungo w'ikigo ukomeje kugenda ukendera umunsi ku wundi biterwa n'iki. ejo bundi ngize gutya muza amatiyo, ngize gutya muze bya byuma bya miliyoni tuzakoresha ku mazi. uranyumva neza? nimugoroba laptop z'abana nazibuze. erega ni mwebwe ni mumwe gute ibyo bikoresho urambwira neza. ni gute mwansobanura ukuntu mu minsi ngahe iminsi ibiri ikurikiranye ni gute mumbwira ibikoresho biri kujya he birimo birajya ntabwo ndi kubyumva pe ntabwo byumva neva ninde wansobanura akantu ibikoresho byanjye hagira umbwira muri mwe si mwebwe tuba turi kumwe aha ngaha. ariko rero nubwo uri kudutuka ntabwo ntekereza neza ko bitari mu nshingano zacu ahubwo wakabajije abazamu aho ibikoresho bijya kuko nibo bashinzwe umutekano w'ikigo. ceceka aho ngaho ntacyo kuvuga aho ngaho ufite aka kanya muri aho gutuma mvuga nabi gusa. basi calm down. nyumvira mbese calm down biki niba mbuze mu kigo iminsi hakabona ibikoresho by'amafaranga arenze miliyoni 10 ni gute umbwira ndamutse mbuze icyumweru noneho hawe ibingana iki byagenda bite? ntabwo byumva. Director, njye ndumva watuza hanyuma tukaza gushaka irengero ryabyo twitonze. Of course ibyo nibyo nashakaga kumubwira ariko ntari kubyumva. ariko muzi ko mushobora gukina gutyo mwimana amakuru tukitabaza izindi nzego. nari narigende none mukambayeho pe izindi nzego. ariko Director ushatse watuza ahubwo tugahuriza hamwe twese tukabishakira igisubizo. Yes, ibyo nibyo nashakaga. ngaho mbwira ni gute twabishakira igisubizo? nyine tubiganireho turebe aho birengera n'aho bijya kuko birakabije rwose. Njye ibitekerezo mfite ndumva twashaka umuntu dushinga kiriya cyumba akajya agikurikirana umunsi ku munsi. Okay, niba wundi twashaka yaturutse muri mwe naho ni umwishaka. yego nyine nubwo yava muri twe ariko akagira ate akabyitaho. Okay, urumva twashyiraho undi. Njye ndumva twabihana imateri kuko ndabona ariyo wabishobora. Imateri wowe urabyumva? urabizi mfite inshingano nyinshi hano mu kigo gusa nanone numva izi nshingano twazahaye Patrice akaba ari kubikurikirana. Njye ndumva ibyo ntabasha kubifatanya n'icyumba cy'abakobwa no kurwaragurika kwabo. Okay, reka turekera animateri rero inshingano za cya cyumba zibaye izawe. mbitekerejeho nsanga animatrice atabifatanya n'iki
n'inshingano z'icyumba cy'abakobwa ntabwo yabishobora kandi nizere ko bigiye kugenda neza mu minsi mike mukanyereka impinduka ko hari icyahindutse. Sheri nizere ko umeze neza rero. Ameze neza nta kibazo sibyo ko nari mukumbuye. Really? Mbere nanjye nari nkumbuye cyane. Ni byiza cyane kuba twari dukumburanye. Okay, ni byiza ase bebe. Kuye kiteka mba numva twahorana. Simbizi gusa nyine nanjye nuko nkuko babimeze. Ako se bebe. Kubera iki base ngukunda cyane. Shamana yanjye ko kumva ibibazo urimo kumbaza bitagoye koko. Okay, reka ibyo tubireke. Ahubwo se bebe. Bidi ya Tracy twiteguye dute. Ariko ubu noneho njye ndumiwe. Ni gutumbya ngutangiye gutegura bidi ya Tracy ibura amezi 3 yose. Asubiye na Tracy mupanga iki?